abahinga mu Rwanda binyuranye n'amategeko bagiye kujya bacibwa amande. Ni ibintu byamenyekanye tariki 28 z'ukwa karindwi uyu mwaka 2026. Bikomeje kuba ingutu, bikomeje kandi kugorana. Mbere yuko tugira icyo tuvuga, banza ukore like cyangwa se ukande like kuri iki kiganiro cyangwa se inkuru, kandi ukore subscribe. Ikaze, yaniko Samuel Mugisha. Byatangiye bavuga ko amategeko yari ariho yarimo icyuho. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yatangaje ko itegeko rishya ry'ubuhinzi riri mu nzira zo gusohoka rizafasha kuvugurura ubuhinzi mu gihugu kandi bukagira umurongo uhamye bukurikiza ku nzego zose, ku buryo abazajya banyuranya n'ibiteganyijwe nk'abahinzi bazajya bahabwa ibihano. Muti ibihano bimeze bite? Itonde tugiye kubimenya. Ku tariki 23 Nyakanga 2026 nibwo abadepite bemeje itegeko rishya rigenga ubuhinzi, kuri ubu rikaba ritegereje gushyirwaho umukono na Perezida wa Repubulika mbere yo gutangira gukurikizwa. Ni itegeko ribumbira hamwe amategeko atatu yari asanzwe agenga imbuto n'ubwoko bw'ibihingwa, kurengera ubuzima bw'ibimera n'irijyanye no gukoresha ifumbire mvaruganda n'imiti ikoreshwa mu buhinzi no mu buvuzi bw'amatungo. Iri tegeko riri mu nzira zo gusohoka, rigamije guteza imbere ubuhinzi bukorwa kinyamwuga bushingiye ku bumenyi n'ikoranabuhanga, ndetse no kongera uruhare rw'abikorera mu ishoramari ry'ubuhinzi no kurushaho kongera ubwiza n'ubwinshi bw'umusaruro. Umuyobozi w'ishami ryo kuvugurura ubuhinzi muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, Dr Karangwa Patrick, yabwiye RBA ko iri tegeko rigamije gukuraho ubuhinzi bukorwa mu buryo bw'amaramuko kandi bukenesha. Ese uri umuhinzi? Nakubwiye ngo ukora subscribe. Ati dushaka gukora ubuhinzi buvuguruye, kandi ubwo abantu bakareka kuvuga ngo umuntu iyo akenye abasubiye kwisuka. Niyo shusho abantu bagiye baha ubuhinzi kuva kera, bakumva ko ari ubw'umuntu wakenye. Ibyo tuje kubihindura. Iyo myumvire y'uko gukira ari ukuva mu buhinzi, gukena bikaba gusubira mu buhinzi, nibyo rizakoraho nk'itegeko binyuze mu bikorwa. Amategeko n'amabwiriza anyuranye agenga ubuhinzi asanzwe ahari, ariko Dr Karangwa yavuze ko ubu itegeko rimwe rizaba ari umurongo uhamye uzaba urimo n'ibihano. Yatanze urugero asobanura kuri zimwe mu ngingo zaryo, aho nk'abantu bacuruza imbuto zitujuje ubuziranenge bazajya bahanwa, abafata nk'ubutaka bwo guhingamo cyangwa se guhingaho bakabukoresha ibindi cyangwa se bagahinga ubutaka mu buryo butuma buhinduka gasi, abo bose rizabakubura, rizabirukankana. Iri tegeko ariko rizaba rigaragaza imicungire ihamye y'uburyo bwo kubungabunga ibikorwa by'ubuhinzi. Ati hari nk'aho usanga hari ibyanya byuhirwa, inzira zitwara umusaruro n'ibindi, aho leta yashoboraga gushora amafaranga ariko hagira akantu kangirika abahinzi ntibagasane. Bati leta yashoyemo miliyari 10 ariko izagaruka nanone no gushyiraho agakoresho cyangwa se gushyiramo agakoresho ka 5 kagize ikibazo cyangwa se kangiritse. Amategeko atatu ahari yari asanzwe akurikizwa yari akirimo ibyuho, bigatuma Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ihora iyavugurura. Ati wasangaga hari ibitarimo mu mategeko, harimo ibyuho by'ibyo adakemura. Twabikemuye rero ibyo byuho, nk'abantu binjira bacuruza imbuto zitujuje ubuziranenge, aho banyura bakanarangarana ibikorwa remezo leta yubatse bikangirika n'ibindi. Nibyo twitondeye dutegura iri tegeko. By'umwihariko ku bahinzi, iri tegeko rishya bizajya ribafasha kugaragaza ibitagenda neza, nko kuba batabona inama za gihanga zibafasha guhinga neza bigira abo bibazwa, nabo ariko bakagira inshingano zo guhinga neza nk'abahinzi. Ku bahinzi bazananirwa kubahiriza amabwiriza yo gukora neza bazajya bahanwa, ndetse hatanzwe n'urugero ku bahinga ibirayi bajya barenga ku mabwiriza cyane cyane ajyanye no gusimburanya imyaka mu mirima. Abo sinzi aho muzajya. Nko mu majyaruguru y'igihugu, abahinzi benshi b'ibirayi bananirwa gukurikiza inama bahabwa zo guhinga basimburanya ibihingwa, bavanamo ibirayi bagakurikizaho ibirayi kuko ari byo bumva bibaha amafaranga menshi. Ibyo bituma umusaruro ugenda ugabanuka, aho umuhinzi yakuraga nka toni 20 ugasanga arahakura toni 7 kuko biba byongera uburwayi. Ibyo n'ibindi abahinzi bazakomeza kurengaho bazajya babihererwa ibihano biri muri iri tegeko rishya, bitewe n'uko guhinga neza bijyana no gufata neza ubutaka, kandi kutabikora gutyo biba bifite ingaruka z'igihe kirekire. Ati niba uburyo uhinga bwangiriza abandi uzabihanirwa. Uwo ni Dr Karangwa. Guhana abahinzi bahinga binyuranyije n'amategeko bizajya bikurikiranwa n'inzego z'ibanze, ariko habeho n'uburyo bwo kujurira cyangwa se kuba bajurira ibihano bafatiwe
gusa hazabanza habeho gahunda yo kubasobanurira neza iryo tegeko nk'abahinzi. Ibihano bizajya bitangwa birimo guca abantu amande azajya agenda yiyongera mu gihe umuhinzi asubiyemo amakosa. Muri gahunda ya kabiri yo kwihutisha iterambere NST2 biteganyijwe ko umusaruro w'ubuhinzi uzongerwa ku kigero cya 50% bitarenze mu mwaka wa 2029. Ni ku buryo u Rwanda ruzihaza mu biribwa binyuze mu bihingwa by'ingenzi byatoranyijwe ndetse rugasagurira amasoko. Muri make, abahinzi mube maso, wasangaga hari ibitarimo mu mategeko, harimo ibyuho by'ibyo adakemura. Twabikemuye rero. Ibyo byuho nk'aho abantu binjira bacuruza imbuto zitujuje ubuziranenge, aho banyura bakarangarana ibikorwa remezo leta yubatse bikangirika n'ibindi. Nibyo twitondeye dutegura iri tegeko. Niba uri umuhinzi, nakubwiye ngo kora subscribe nonaha.